Muraho neza bakunzi bacu, bakunzi ba channel yacu Esther's Hobbies. Twishimira kubana namwe kugira ngo dusangire ku bumenyi, dusangire ku bintu bimwe na bimwe, tugende turushaho kumenya, dusobanukirwe n'ibintu bitandukanye bitubaho mu buzima busanzwe. Uyu munsi rero nk'uko ubushize nabaganirije ku kiyoni, ubuzima bw'igiyoni cyangwa se igikona, uyu munsi tugiye kureba ku kandi gasimba gafatwa nk'aho nta kamaro gafite. Sinavuga ko gafatwa nk'aho nta kamaro gafite, ahubwo kagaragara nk'akantu gatoya gashobora gusuzugurwa, buri wese aragakandagira, ariko gafite ubushobozi buhambaye, gafitiye akamaro umuntu, akamaro kanini, kandi rwose katavugije induru, kicecekeye karaho. Uyu munsi tugiye kuganira ku munyorogoto, tugiye kureba umunyorogoto ni iki, ubayeho ute, urya iki, mbese byose ku munyorogoto tugiye kubivuganaho. Niba rero utarakora subscribe kuri iyi channel, ukaba uri kureba ino video, dukorere kuri subscribe kandi no kukazogera kugira ngo tujye dushyiraho video ujye uhita uyibona. Duhe na like, duhe na comment, utubwire icyo wumva twazakuganirizaho ubutaha. Iminyorogoto rero ni udusimba duto, ni utunyabuzima duto dufite umubiri woroshye, twibera mu butaka. Nta maso tugira, nta maguru tugira, nta n'amagufwa, mbese nta magufwa tugira, ariko ni utw'ingenzi cyane. Nta maso ntitubona. Ahangaha ngiye nkunda kubwira abantu ni aho hantu hose tujye tuhigira icyigisho. Ushobora kuba ufite ubumuga bwo kutabona, ufite ubumuga bwo kutagenda, tubona ko nta maguru ufite, ariko Imana yakugize utyo, Imana yatumye, siyo yakugize ityo, ahubwo yemeye ko umera gutyo, izakubashisha gukora ibidasanzwe, kandi kuko kuba uriho nubwo wenda hari ikibazo ufite, hari impamvu Imana izagukoresha ibikomeye. Iminyorogoto rero iba ahantu hose ku isi, iba ahantu hose ku isi, uretse mu butayu. Murabizi ko ikunda ubukonje, ikunda ahantu hari amazi. Mu butayu rero ntabwo iminyorogoto ibayo, muri bwumve n'impamvu haba harashyuha. Ntabwo iminyorogoto ikunda ahantu hatari amazi. Amazi ni ubuzima. Ahandi itaba ni muri Antarctica, wa mugabane ukozwe n'urubura gusa, n'ubundi nta binyabuzima bihaba byinshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo iminyorogoto yahaba. Iminyorogoto rero kubera iki tuyita umuhinzi wa karema, nzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda, ariko mu Cyongereza ni nature prof. Ni ukuvuga ngo umuhinzi wa kamere, niwe muhinzi wa mbere, umunyorogoto niwo muhinzi wa mbere w'ingenzi. Iminyorogoto ikunda kugenda icukura mu butaka, icamo inzira mu butaka. Icyo gihe rero ukwakundi igenda ica mu butaka, iba iri kugenda isa nk'ubuhinga, nubwo wowe utabona umubyizi nk'uwabwo, ariko bwo wowe muhinzi, umunyorogoto ushaka kukurusha umusaruro mu buhinzi. Uko igenda ica umutuyira mu butaka, ni ukuvuga ngo ituma amazi yinjira mu butaka. Ni ukuvuga ngo ituma budakomera, ngo amazi naza, twa twenge iminyorogoto iba yaciye mu butaka, niho amazi agenda yinjirira, bigatuma ubutaka bworoha, bumera neza, kandi bukaba ubutaka burumbuka. Niyo mpamvu ikindi nanone, uko igenda ica mu butaka, ituma ubutaka buhumeka. Abantu bari bazi ko ubutaka budahumeka. Ubutaka burahumeka, kuko ibinyabuzima biba mu butaka biba bikeneye umwuka. Twa tuyira rero iminyorogoto iba yagiye icamo, hinjiramo umwuka, noneho imizi y'ibimera ikabona umwuka iwukuye muri twa tuyira tw'umunyorogoto. Ikindi nk'uko twabonye ko ituma y'amazi agera ku mizi yo hasi, kuko
twa tuntu nubwo tuba tutagaragarira amaso ariko iba yatumye ubutaka butandukana bukareka kuba ikintu cy'ikibumbe bugatandukana, bituma n'imizi ibona amazi. Ikindi kandi ivanga ubutaka kurusha imashini, kuruta uko wagenda ugafata imashini ukayivangisha ubutaka bw'amoko atandukanye. Bivuga ngo uko iminyorogoto igenda irya ubutaka, nibyo biryo irya ubutaka ikongera ni ukuvuga ngo bwa bundi yagiye irya ibuvangira mu nda yayo ikabusohora mu myanda. Ni ukuvuga ngo uko icukura yigizayo ubwo hano yigizana ubwo hejuru burivanga bukaba ubutaka bwiza burumbuka. Kandi igitangaje muri ibyo, imashini ushobora kuyizana ukayikoresha amasaha make ariko iminyorogoto ibikora 24 hours per 7. Ni ukuvuga ngo ikora amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7, ibyumweru 40 kuri 40. Ni ukuvuga ngo yo niruhuka, niko kazi Imana yahaye iminyorogoto. Ikindi ndumva ibyo guhumeka nabivuze, bituma imizi ihumeka. Ikindi uko iminyorogoto igenda irya bya bibabi byapfuye, ibiti bino ibyatsi nyine bigenda bibura, uko rero isohora ya myanda ikoze kaka iko isohora ya myanda, iyo myanda isohoye mu mubiri wayo ni fertilizer, iba ari ifumbire nziza ya danje y'ubutaka, niyo natural fertilizer. Ni ukuvuga ngo mbaho urugero, nubwo mubona ushobora kongera ifumbire cyangwa ugashyiramo ifumbire mu butaka, ugafata ibyatsi bike ukabishyira mu butaka, ariko hatabonetse udusimba tuza kurya bya byatsi tukabisohora byamaze kuba ifumbire ishobora guhita ifatwa n'igihingwa. Vuga ngo kuriya wagishyizemo ntabwo imizi y'igihingwa yajya ku kibabi ngo ikurure yinjize izo ntungagihingwa washyize ziri mu ifumbire washyize mu butaka, ahubwo kwa kundi wa munyorogoto ukarya cya kibabi ugisohora, noneho ari intungagihingwa ziri ready, ziri tayari kuba, mu kinyarwanda ziri tayari ni igiswahili ariko mumbabarire tuba twarize babivangavanga, ziba ziri ready yo kuba zahita noneho igihingwa kizifata. Ni ukuvuga ngo iminyorogoto ituma ya fumbire washyizemo yihuta vuba kugera ku gihingwa, kuko ntabwo umuzi w'igihingwa wajya ku kibabi cyangwa ku giti ngo ukureyo intungagihingwa, ahubwo wa munyorogoto urya cya kibabi ugasohora intungagihingwa ziri ready kuba zahita zabsorwa n'ikimera. Ni ukuvuga ngo ni natural fertilizer, mbese niyo ya mbere. Iminyorogoto nicyo kintu cya mbere gituma ubutaka burumbuka, niyo mpamvu akenshi bakunda kuyita inshuti y'abahinzi. Uzasanga akenshi ahantu hari ubutaka burimo iminyorogoto myinshi badakunda guhora bakubaganya, burya guhora uhinga ubutaka cyane ntabwo ari byiza, bukunda kujya kuba ari umukara kubera iyo imyanda umunyorogoto usohora wabaye umukara. Rero ndumva dukomeje kuri ibyo nagiye mbivuga mbisubiramo, ariko iminyorogoto nyine ituma akamaro, hano navuze akamaro ko yagirira abahinzi, ndumva nabivuzeho, bituma ibihingwa bifata intungagihingwa vuba. Rero ushobora kuyikoresha, hari abahinga iminyorogoto bakayorora bakayishyira nk'ahantu babyita vermiculture, hanyuma bakajya bayiha bya byatsi n'ibintu byose bakuye mu gikoni n'ibiki, ikabihinduramo ifumbire yihuse kuyishyira mu murima, noneho igihingwa kigahita kiyifata, kandi iyo fumbire iba ari naturelle, ibiri rwose nta bindi biba byongewemo.
Hano rero nubwo kadusubire ku mibereho y'umunyorogoto, nubwo umunyorogoto idafite amaso ariko zisensinga light, ni ngo zimenya urumuri ko ruhari, n'amajwi zirayumva, kandi mu uburyo zihumeka zikoresheje uruhu rwazo, niko zihumeka. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo zibeho ziba zikeneye ahantu hatoshye, nabivuze hari moist, kuvuga ngo hatumye hatari ubushyuhe bwinshi. Ni ukuvuga ngo rero muri icyo gihe iyo ziri muri ako gace, muri iyo miliye nziza zishobora kubamo, ni ukuvuga ngo ishobora kuba yakongera mu gihe icitsemo kabiri, cyangwa mu gihe umuhinzi ari guhinga akayikata, umunyorogoto urongera ukabaho, ntabwo uhita upfa, bya gice cyavuyeho kirongera kigakura, ukongera ugasubirana ubuzima. Ikindi kintu gitangaje ku munyorogoto rero, umunyorogoto ugira imitima 5. Umunyorogoto ugira imitima 5. Urumva rero kubera ukora akazi gakomeye, ukora akazi katoroshye, ntabwo umutima umwe uhagije, kuko ni uruhuko, ubikora amasaha 24 kuri 24, ntabwo iminyorogoto igira igihe cyo kuryama. Murumva ibintu Imana yadukore kugira ngo tubone icyo kurya, tubone icyo kurya ku meza yacu. Hari ibinyabuzima biba bitigeze bihagarara, byose bibikorera umuntu. Njya mbwira abantu ngo Imana ikintu cya mbere cyo dukunda kurya, akazi ka mbere Imana yahaye umuntu, arambwiye ngo genda urye, kuko ibyo uzarya narabiguteguriye, birahari, n'ibizagufasha kubibona birahari. Hanyuma irangira ngo hanyuma unahinge. Abakunzi bo guhinga rero turi tayari, kuko tudahinze ntabwo twarya. Ikindi, umunyorogoto ku munsi ushobora kurya ibiryo bingana n'ibiro byaho. Ni ukuvuga ngo nimba sinzi ko murigira ibiro, ni nk'amagarama, nimba uri gupima amagarama 200 cyangwa 100, ni ukuvuga ngo urya ibyo biryo ku munsi, nibyo ushobora kuba warya. Iminyorogoto burya rero ntabwo ibaho igihe gitoya, ishobora kumara imyaka 8. Umunyorogoto wavutse ushobora kumara imyaka 8, ariko yiba ahantu nko mu ishyamba, itabona uko ihumeka neza, ishobora kubaho igihe gitoya, kuko mu ishyamba baba batahinga ubutaka ngo bwongere bugire aeration, bubone umwuka uhagije. Mu ishyamba ntabwo ishobora kumara iyo myaka 8. Urumva rero ari ibyo navuga ko umunyorogoto iratuje, ni dutoya, mbese ariko ni hero, ni intwari z'abantu, ni intwari z'ubutaka, ni intwari za buri kintu cyose kirya ikivuye mu butaka. Nakunze kuvuga abantu, ariko yaba inyamaswa zirisha ibyatsi zibikesha iminyorogoto, kuko n'izitarya ibyatsi zirya inyama, za zindi zirya ibyatsi zitabonye ibyo byatsi, ntabwo izo zindi zabona inyama zo kurya. Umunyorogoto rero ni super heroes wa buri kintu cyose. Ubutaha rero nubona umunyorogoto, nturyana, ntugire ibiki, ntuzikange, ntuzawice, uzawufate uwujyane ahantu ubona rwose uzakora akazi kawo neza, kandi unawubwire ngo thank you, nubwo utabyumva, ariko nuwubwira ngo urakoze, ibyo ukora ni byiza, nubwo utazabyumva, ariko uwawuremye ababonye ko ushima ibyo yakoze, kandi ko ari wowe byakorewe. Bayi rero, niba wakunze iki kiganiro, kora subscribe. Ntabwo mba nabigiye muri detail byose, mba nshaka kwihuta kugira ngo kitaba kirekire, ariko nzagenda nkomeza mbivugaho, n'ibibazo muzambaza nzabisubiza. Nimba utarakora subscribe, ikore. Nimba warayikoze, like, share, hanyuma n'undi muntu wese uzi ukunda kumenya ubumenyi butandukanye. Bayi rero, naho ubutaha urebe na video ikurikiyeho.